nagiye mbona abantu bakunenga kutagombaga kuzana bino bintu nyuma y'imyaka 15 pa yakoze ikosa rikomeye cyane, ibindi byose narabyirengagije. ubwo yavugaga nde? Mama kandi yareze umwana kuva akivuka, arangije ikintu yakoze. Oya my dear, hari igihe ibintu birengera, ubwo nyine byararengereye. Niyo ribiza kubiriho icyo gihe niyo yari kudukirana. Mfite amakuru yawe mesh, uko wabaye umurezi bene, uko waje gusengerwa, byo kujya mu bapfumu nabyo, ubwo nabyo nubishaka tuzabizana. Niyo mpamvu ndimo kugura ni wa mudamu we, rekeraho izina yago washakaga ko nkuvugaho. Utu ni duke nkuvuzeho, utu ni duke mvuze kubyo nshobora kuzana hano. Nudahagarika kuvuga ku izina yago, ngiye ni Gasopo ndimo kukwihera yanjye ntayihuriye na Mbabazi. Wavuze ko Mbabazi ari unshuka, ubusa nawe niwe wanshutse ngo nkore ibi ngibira. Mbabazi ni umugabo uzi Imana, ni umugabo usenga, mwubahira Imana asenga, mwubahira Yesu murimo, nanamwubahira akazi yakoze. Ubwo ndimo kugaruka ku munyamakuru ukorera televiziyo y'igihugu ushaka kwicaza umuntu bakifatira ku gahanga umuntu witwa Mbabazi Isaac aka Lick. Uyu muntu reka mbabwire ibintu yakoze, mwumve niba akwiriye bino bintu arimo guhabwa, akabihabwa n'uwitwa ko uvuga ko babyaranye, ubarizwa muri creative industry, umuziki, akabihabwa akabifashwamo n'umunyamakuru ukora kuri televiziyo y'igihugu, akabifashwamo n'abanyamakuru bakorera kuri murandasi n'abandi batandukanye, kugira ngo baze bangize izina ry'umuntu witwa Lick cyangwa se Mbabazi Isaac. Uyu mugabo ntabwo, ni nayo mpamvu nanenze umuntu witwa Lukumani. Ntabwo Lukumani yarakwiye nubwo yarakwiye kubaza ku kibazo cya Lick na Oda Pass. Kubera iki? Ndabereka impamvu atarakwiye kubibaza. Lukumani, wowe urabizi ko umuntu witwa Lick icyitwa Tafugenge ari we wagikoze? Urabizi? Lukumani, wowe urabizi ko umuntu witwa Lick ari we wakoze umuntu witwa Medina de Ben? Urabizi? Lukumani, wowe urabizi ko hari abahanzi benshi bahawe ukuboko n'umuntu witwa Lick? Wowe urabizi? Ubu se ntidukwiye guhereza indabyo Lick aho kumushyiraho ko ngo yananiwe inshingano? Ese turishuwa ko yananiwe inshingano? Izo nizo mpamvu zituma nenga umuntu witwa Lukumani, n'abantu mwese murimo gushaka ko oya Lick ni umugabo wo kubahwa muri music industry. Mumuhereze respect agomba, mumuhereze indabyo ze. Iyo Lick atabaho, indirimbo za Meddy muzi zose igipimo iki zose nta wamusimbu zose mwari byari kugenda gute? Kuki mutumva agaciro k'uyu mugabo? Ariko man, umugabo mwamurimiye yitaka imyaka myinshi kandi afite akamaro bamwe muri mwebwe, benshi muri mwebwe yarabafashije. Ibi ndabizi we ko atabivuga. Hari ubundi buryo we avugamo, ubu buryo ndimo kuvugamo we ntiyabukoresha, ndabizi. Ariko uyu mugabo mumuhe respect. Abagabo bakoze iyo bwabaga muri music industry, mwaragiye mubagira ibibwa, muragenda mushinga agatsiko, mufata akantu, abagabo mubagira imbwa, mufata Lick mumugira imbwa, mufata abamuyoboke mubagira imbwa, mufata ba David Bayingana mubagira imbwa, mufata ba nde mubagira imbwa, abagabo mubagira imbwa, kubera udutsiko twanyu no kumva ko ngo oya. Ariko ubwo ngo tugiye mu mateka cyangwa bigiye noneho mu mategeko, bagasanga uwo muntu wirirwa yifatira ku gahanga, wirirwa utuka, wirirwa uvuga ko ari imbwa, wananiwe inshingano, wagize gute, bagasanga wenda nta nubwo bihari. Wabigenza ute? Wowe Oda Pass wabigenza ute? I'm talking to you. Hagarikira aho ngaho, tutazana ibintu byinshi byawe noneho n'amakoma tuyazane. Wowe dusubiye inyuma muri kariyeri y'umuziki wawe, bimeze gute? Dusubiye muri kariyeri yawe uzana amakoma ugashyira umuntu w'umugore, umuntu wabyaye akwiye kuzana ikoma karishyira ahangaha ngo arimo arahisha amabere n'imyanya y'ibanga ngo ashaka trend. Ubu se dusubize inyuma, tuzane ibintu byawe, tuzane ibiki byose tubizane, hanyuma batangire banagende bajye mu muziki we, barebe umuziki wakoraga, barebe ibintu byose. Ubu nawe tutangire tuzane archive ko zihari bazizane? No,
ntago dukeneye kuzana ko dukeneye gushyira hamwe oda dukeneye gushyira hamwe ntago dukeneye kuza gusebya Lick ni umugabo ufite ibintu yakoreye igihugu cy'u Rwanda. Lick yazamuye abahanzi benshi, mwese mwatinye kumuvuganira, mwese mutinya kumuvugana ko uyu mugabo yakoze ibintu bikomeye, mwese muragenda mu murundaho umuriro mu murundaho ibintu bibi ngaho ariyemera, ngaho arifunga, mugende mushaka indirimbo za Meddy zose, mushaka indirimbo za The Ben zitwa za Vaziza, izo zose mugende muzishaka indirimbo yakoranye na ba Otile Brown, ira ndirimbo ya Otile Brown na Meddy yakozwe na Lick. Mugende murebe za Nduwi Kigali, mushaka indirimbo za Bella, mushaka indirimbo zabaye amahiti Kigali, mushaka n'uyu munsi indirimbo yitwa Bella, hari indirimbo izo ndirimbo si indirimbo zose Lick yakoze. Umupfumu uzwi indirimbo za Tough Gang zose se wazikoze. Kuki uwo muntu mutarimo kumva agaciro, kuki mutarimo kumurinda byoze man? Yo Mbabazi Isaac, on behalf of creative industry, I know how your heart is heavy. I know, ndabizi ko umutima uremerewe, ndabizi, I can feel it. Nawe uri mu bantu barwanya urugamba nk'urwo narwanye, barakurwanya, urwangwa n'aba producer bakurutaga, bagombaga kukubaka, urwangwa n'abanyamakuru, urarwangwa bitabaho. So on behalf of creative industry, we are sorry. Njewe musabye imbabazi kabisa. I'm so sorry. Ntabwo umugabo witwa Mbabazi Isaac ari umugabo, ntabwo ari umugabo wo kuza nyuma y'imyaka 15 nguze ngo umwitimbwa, ngo uvuge ngo mwarabyaranye ngananirwa inshingano, ngo urera umwana wenyine. Noneze kujuje kubivuga uyu munsi, ariko se ubundi kuki bagiye kubivugira kwa Lucky, kuki bagiye kubivugira kwa Jihad, kuki utagiye kubivugira muri RIB? Bano bantu baza kuvuga ibijyanye n'ingo bakabivugira kuri social media, mujye mugenda mu abari mwebwe mubihanira, mwebwe mukoresha social media, abari mwebwe mubihanira. Mubabwire muti muhagarika ibyo bintu, ni ibiki muri ayo mateshwa murimo, na amateshwa nyabaki. Oya, wakoze ikosa kumvugaho, wakoze ikosa kuko amakuru dufite hano mu nkangara yacu yawe tuyashyize hanze kuri social media, aho ngaho ntago wakongera kugenda muri Kigali. Rero wa mudamu we, mu izina ry'abadamu kwa abamama ngenda bubaha, rekera aho ngaho abadamu bagenzi ba abagore bagenzi baguhane. Kuko ntago nzigera ndebera umugabo urimo guhohotera umugore, no. Nta nubwo nzigera ndebera umugore urimo guhohotera umugabo, no. Nta ruhande mbogamiyeho na rumwe, kuko mfite mamu mbyara, ndamukunda. Mfite uwo ndimo kudatinga nshaka kugira umugore, ndamukunda. Uzaba umugore wanjye uzambyarira, ndamukunda. Nindamuka nangije umugore, nzaba ndimo guhemukira igihugu. Nindamuka ndimo guhemukira umugore cyangwa ndimo kubona umugabo arimo guhemukira umugore nkamufasha, nzaba no. Ni nayo mpamvu nta ruhande mbogamiyemo. Nimbona umugabo arimo guhohotera umugore, nzamucyamugire, ibyo bintu bireke. Nimbona umugore arimo guhohotera umugabo, nzaza mubwire no, ibyo bintu bireke, kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ushingiye ku muco, ushingiye ku kuri, ushingiye ku kubahana no gushyigikirana no gufashanya, apana gusenyana. Ubuse feedback noneho z'ibyo Rukumani yakoze kuri televiziyo y'igihugu, hostinga Oda Paccy yaje kuvuga ku ndirimbo, mubaje kuri Lick. Ubuse feedback ni nziza, ubuse Lick yakongera industry cyitwa showbiz cyangiza abantu, nyeka ko mwatangiye kubibona noneho. Nyeka ko mwatangiye kubibona aba Big Energy, abo bantu bari mwebwe muzajya mubihanira, mubaho ibihano mushaka. Umuntu naza akifatira mugenzi we kuri social media kamutuka, mwebwe mujye mumuha ibihano mushaka. Kugira ngo acike kuri iyo ngeso, hari abantu nabonye witwa Kevin Kade, wa mwana we wowe ubonye hit imwe cyangwa ebyiri none utangiye gusara ngo Big Energy nagatsiko. Mwatatse Lucky ngo yampaye interview, mwataka Jihad ngo yampaye platform, mwatatse buri wari wese wampaye platform. Isimbi Sabe muramwataka, reka mpere kuri Sabe, Imana inamukomeze mu bihari gucamo. Ariko se kuvuga ko nakwatse interview ntuyime, nge naraje ndavuga, narakurakariye, nagize nti nabyiza ko wavuze ko nayo ngusabye ntuyime. Oya, ntayo yamaye.
yavuze ko nayimusabye icyo gihe birarangira, ntayo yampaye, ntabwo nigeze nkora ikiganiro na kimwe. Urumva? Hanyuma igihe yayisabiye ngo birangira agiye kubona nagiye kwande kwa Sabe. Buriya mw'abantu mwe twese tugira ukuntu tubana n'abantu. Mfite ukuntu mbana na Kanaka, mfite uko mbana na Jihad, mfite uko mbana na Sabe, mfite uko nabana na Emirene, mfite uko nabana nawe, mfite uko nabana n'undi wari we wese. Sabe nta mafaranga yanyishyura kugira ngo njye kumuha interview. Ni umuvandimwe. Ndi umuntu wa kabiri yahaye interview agifungura Isimbi TV. Nyuma ya Kibonka hari ndumva Clapton ari umuntu wa mbere wakoze interview mbu wa kabiri. Ese ko ntamusabye support ngo ayinyime, why yakenera interview nkayimwe? Iyo ni proof yerekana cya kintu kivuga ko mudakeneye ko hari umuntu supportinga kugira ngo ntavuga, kugira ngo ntatera imbere. Nese lakini irihe kosa yakoze? Ko ataje mu kanwa kanjye ngo avana amagambo mu nzira, mu kanwa kanjye ngo ayakuremo akungufu. Ni ibiki se ubundi ngo mumbare mumbwira ikintu navuze mutazi? Ngo ndi kwiha abantu, mwampaye abantu kare, mwashyize ku mihanda kare. Muzi kuvugwa ku myaka 19, muzi igikomere. Nonge mbisubiyemo pe, n'iryo jwi rishyire hanze. Nakohereje indirimbo, ushyiraho imiriro nanyoherereza voice, nanjye gusubiza voice ivuga ko wanyenspiye, waranyenspiye. Mbona birakwiye rwose, nkurikije uburyo uremerewe, wari uremerewe uvuga ngo abantu bakugenzeho imyaka 4, none ngaho ngiye tekereza ibyo nanyuze mu myaka 15. And why mbarira imyaka? Nta kibazo mfitanye nawe, nta n'icyo nshaka kugirana nawe, kuko mu bantu twagirana ikibazo ntibirimo. Haba hakwiriye no kuzamo respect, nko kusaba ngo twubahe umuvandimwe, twamwubashye kandi nanjye yo respect ndayimuha mu kazi ke, ariko ntibikuraho ko atari umuntu n'umuntu. Niba yakoze dega tugomba kuyivuga, niba yarayikoze yarayinkoreye ngomba kuyivuga. Nawe waravuze uraruhuka, abantu bose bashyira hanze. Ntese nikosa ku buryo uhaguruka ukamubera umuvugizi, mukantera ubwoba ngo murajya mu nkiko, mukantera ubwoba ngo munshyize hanze. Ubundi se kubera icyo uri kumuvugira wamuretse umugabo nyamugabo arahagarara akavuga? Nabonye abantu bamwe banyandikiye ngo nagombaga guceceka, ngo nkuko Kanaka yacecetse. Kanaka yacecetse kuko atagiye kugiza, ntabwo yagiye kugise. Naravuze ngo nje wambabaza, nabanye n'ibikomere igihe kinini, wambabaza pe. Ariko umuntu wambabariza umwana, shuti zanjye, ibi byose byamubereye mu maso. Twicara ngo tuvugane, she was there. Yabonye uko ibintu byarangiye. Buriya hari akantu kaba koroshye, ngira inama n'ababyeyi. Niba hari ukuntu umubano wanyu utameze neza, muba mukwiriye kugerageza hari ukuntu ushobora no kuganiriza umwana, ugakwepa kwa kuri kwinshi guhari, ariko kugira ngo umwana agire umutima mwiza. Buriya byari byoroshye ko nicara nkuko twabikoze turi bane. Niba mushaka n'ibindi nzabivuga, byaba byiza aje akavuga kugira ngo n'ibisigaye mbivuge. Yari kuza akavuga ati njyewe wenda sinakubaye hafi, nta nubwo nabaye hafi ya mama wawe muri ibi bihe, kubera wenda ntabwo nari mpari. Akakoroshya mu magambo make, I'm so sorry but from today ndahari. Uri kumva? Urumva? Nanjye nkavuga nti okay,
nanjye hari aho wenda bitagenze neza, ntabwo nkeneye ko tugaruka muri ibi, but icyo nshaka kuvuga ni uko umuntu wese afite ubuzima bwe, afite ibikomere bye, afite uko abihandoringa, afite uko abikira, afite uko abana nabyo, afite uko bimwica, afite buri kimwe. Ikintu cy'iterabwoba gihari, please, ntago kiba gikwiye byonyine na experience nakubaha buri muntu wese, ngewe umuntu wese undusha experience wantanze mu kintu namwubaha, nta nubwo namuvuga, sinshaka kumuvugaho ikintu kibi, ariko aho hantu iyo wivanze mu bantu babiri, ni abantu babiri inshuti yanjye, ntabwo ubuzi biba byarabereyemo hagati, so habamo kugenda gake kugira ngo utiteranya nanjye nkeneye verisiyo ya nyayo kugira ngo verisiyo ya nyayo nanone ikomeze, and then dutangire new season yitwa My Experience, izaba ifite episode 12, sezo ya mbere izaba ifite episode 12. Nkuko namwe mufata umwanya mukavuga ngo muruhuke, nakoze ikiganiro imbere muri nge, nakoze indirimbo imbere muri nge, imbere yacu muri twebwe tuba duhisha ibintu byinshi, mubona tugenda mugatekereza ko twishimye cyangwa tumeze neza. No, umuntu abitse ibintu byinshi. Beta rero gusohora ibintu bitse kugira ngo bikuvemo nkuko nawe wabikoze. Sibyo, umuntu aba akwiriye kuvuga kugira ngo aruhuke. Naho naribuye, wowe waturitse wavuze nyuma y'imyaka 4, nge nturitse nyuma y'imyaka 10 15, ahubwo urumva udakwiriye kunkomera amashyi, urumva udakwiriye kumpa respect. Waranyensipiye, mbisubiyemo pe, waranyensipiye cyane, nasanze narabaye umwana nanjye nari nkwiye kuba narabivuze mu myaka 4 cyangwa ingahe. Abantu bose bazi ukuri, ntacyo navuze kitari hanze, mvuze ibitari hanze nibwo mwahita menya ukuri. Niba mushaka ko mvuga ibi byose navuze, ni ibiri hanze n'ubundi byabazengurutsemo, sibyo? Utabizi n'utaravutse